Mu karere ka Kayonza mu rugo kwa Nzirorera Vedaste usanzwe acuruza ikigage, abaturage basaga 17 barebaga umupira wahuzaga ikipe ya APR FC n'ikipe ya Pyramide yo mu gihugu cya Misiri. 17 bakubiswe n'inkuba, 8 muri bo bajyanwa ku kigo nderabuzima cya Kabarondo. Kubw'amahirwe nta wahaburiye ubuzima. Aba baturage kandi bavuga ko bahise bahamagara abavuzi gakondo kugira ngo babanze babagangahura, ariko habanje kuba imvururu kubera ko bamwe bashakaga kubajyana kwa muganga, abandi nabo bagashaka kubanza kubagangahura. Gusa ubuyobozi bw'umurenge wa Kabarondo bukaba bwahise bukorana n'inzego z'ubuzima, bahabwa ubutabazi bw'ibanze bajyanwa ku ivuriro rya Kabarondo kugira ngo bitabweho n'abaganga. Iyo mvura ntabwo yakubye mu kanya gato, ibitonyanga bihita biza, biraza iragwa, hazamo urubura rwinshi ruragwa, imvura iragwa rwose, turanareka turishima ngo tubonye imvura. Birangije ihitutse, yari nahitutse, twumva inkuba ikubise. Umugore twari kumwe bari ku muryango araseka, nabwo ati Musa uraseka ko numva iyo nkuba isa nkaho ikoze hasi. Mu gihe tugihagaze hara ku muhanda tubona abantu barimo bariruka, ati bibaye kwa Virigeti, ati inkuba irahakubise, abantu bose bari bariyo barapfuye. Twebwe nyine tuza twiruka tuje kureba, tugahura abahageraga bahabonaga ukuntu abantu barambaraye, bagasubira inyuma birukanka bavuza induru barira. Ubwo rero twese turahurura turaza dusanga abantu bararambaraye. Ubwo tukagerageza, bamwe bakabaterura abandi bakabegura bakabegera, ariko mu bari baguye hasi nta wikomaga ngo bari ibinya. Yakubye bisanzwe nyine ngo bisanzwe, si nyine kwajemo n'urubura, ariko nta nkuba zakubise cyane nkubone nk'ukuntu inkuba zikubita. Yaje utamenye wagira ngo ari interereze. Umurabyo waje urabikubita bukubise. Abantu bahise basohoka ari amonza mu kabati kwa Brigade, inkubigisha abantu. Je naje hano ndahagera, usanga abantu bararambaraye, bari bane bari barambaraye. Ubusibi yuko nyine ubuyobozi bumwe bwahise buhagera, habo ubutabazi, haza ambirasi, bamwe babajyanye nako bahise babajyana kwa muganga. Usibi ko abana basezereye bamwe nyine banakize. Abari barimo uyu nyiri rugo niwe ubazi. Hanyuma ariko bari beje urebye nyine barebaga umupira. Mu kuvuga ngo bo baje tuba twiyerekeye match y'Amavubi, aho birangije ndafungura, ntabwo ati ngaho ni mwirebera. Ubwo ngiye mu bucuruzi bwanjye Kigali nkimara nka saa 2 cyangwa saa 5, narangije rwose na match kuyibereka, nta muntu wigeze anyishyura, barebera guhonda. Uri ikibazo ikintu nshimira Imana uko nta muntu wagize ibiki, ibyago usibye ngiye bahishije ibyuma. Nk'uko bamwe mu barokotse inkuba babitangarije ATV, bakaba bavuze ko ikimara kubakubita bamwe baviranaga amaraso, abandi bakababuka umubiri, dore ko harimo abagore 2 ndetse n'umwana muto barebaga uyu mupira. Gusa abaturage bakaba bavuga ko uyu Nzirorera Vedaste iwe ariho habera televiziyo, kuko aka kagari kose nta muturage ugira umuriro w'amashanyarazi, bakaba bakoresha imirasire y'izuba. Gusa aka gace inkuba imaze kubakubita inshuro zirenze 4. N'abantu 4 bari bagaramye, abagabo bagaragurika, abagore bagira bagaragurika, niko nabisanze. Abagore bari bangahe? Abagore bari 2. Umwe yari afite umwana wo yababuye hano kunda no mu kigo. N'umwana aramufite? Umwana ntacyo yabaye? Ubu yaraye kwa muganga. Inkuba ubundi ntago ari ubwa mbere zibise. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'uyu murenge wa Kabarondo Bwana Gatanazi Ronje we yahamije aya makuru avuga ko 17 muri bo 8 bahise bajyanwa ku kigo nderabuzima, bose bakaba batashye, ubu bakaba bameze neza. Uyu munyamabanga nshingwabikorwa kandi w'uyu murenge agira inama abaturage ko bagomba kwitondera ibikoresho by'amashanyarazi cyane cyane mu gihe cy'imvura no gukurikiza amabwiriza atangwa na Minema, kandi igihe hagize ugira ikibazo nk'iki baje batanga amakuru ku gihe. Ntabwo twabyita ibyago cyane, usibye ko ari twayishyira mu rwego rw'ibiza, aho abaturage bacu 16 akaba ari n'abafana ba APR bari bagiye kureba umupira, bari bahuje ikipe ya APR na Pyramide, bari bishyize hamwe bari kurebera kuri televiziyo mu rugo rw'umugabo witwa Nzirorera Vedaste. Igice cya mbere kirangiye mu saa 9 nibwo inkuba yabakubise, bari 16
ariko muri bo bari bagizemo ibintu by'ibikomere ariko nabyo byoroheje akari abantu 8 niko byagenze. Inama dutanga nk'uko n'ubundi twaganira ejo n'abaturage, iya mbere nuko mu gihe cy'imvura hari inama tugira abaturage mu rwego rwo gukumira, ko tuvuga ko ibiza tubikumira nubwo byaza ariko intego aba ari ugukumira. Icya mbere nuko aho umuntu ari mu nzu badakwiye gucana ibyo bikoresho by'ikoranabuhanga mu gihe imvura nyinshi iri kugwa. Ikindi nuko gukoresha ibikoresho by'ikoranabuhanga amatelefone batabigira. Ikindi nuko bahashyira imirindankuba ku nzu kugira ngo ibashe gukumira. Ikindi tuvuga ni ukuzirika ibisenge kugira ngo ibisenge bitavaho kubera imvura nyinshi twitegura kugira hatavaho amabati ibisenge bikaba byaguruka. Reka tubibutse ko aba bakubiswe inkuba ni mu murenge wa Kabarondo mu karere ka Kayonza mu kagari ka Kabura umudugudu wa Kabuye. Didier Hategekimana, ATV Rwanda mu karere ka Kayonza.